Yes, alright. Murimo murabona ko kowa zacu zamaze kugeraho. Muri kubona ko mfiteho $42 n'ibice 17 kowa zanjye zamaze kugeraho. Yes guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform, forex trading cyangwa crypto trading, ndetse na investment platform. Guys, uyu munsi rero tugiye kubereka uko muzajya mubikura ibice bikeya by'amakowa bazajya babemerera buri kwezi muri cya gihe kingana n'imyaka 2 ku bantu bamayininze kowa. Mbibutsa ko iyi kowa tuyimayininga twayimayininze ku buntu no tubikura amafaranga ariko nta kintu tugeze duspendinga. Bivuze ngo uyu mushinga wa kowa uri legit 100% ku bantu boss, nta muntu nomwe uvuyeho kugira ngo baguhe amafaranga nta kintu bagusabye. Guys, uyu munsi tugiye kubereka uburyo mushobora kubikura ibice bike nkuko nabivuze by'amakowa kuri application ya MetaMask. Yes, ku bantu barinkinze bwa mbere. Ubwo ku bantu bazabikura cyangwa barinkinze muri aya matariki, bagomba gutegereza ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu kugira ngo bazakore withdraw yabo ya mbere. Guys, reka tugende rero tureke gutinda no guta umwanya. Ariko mbere yuko tugenda, ikindi kintu ngira ngo muri kubona ko crypto za scrapinze, crypto za farinze mu gaciro. Ngira ngo uri kubona ko Bitcoin iri ku 20 kandi ejo yari kuri 25. Yes, uri kubona ko kowa yacu yo iri ku bihumbi, iri ku $2 n'ibice 16 ivuye kuri 3. So habayeho kumanuka gukabije cyane mu biciro by'isoko. Ubwo kowa uraza kubikura ushobora kuziholdinga cyangwa ukazibikura kuri mobile money. Guys, reka tugende rero, tujye muri application ya MetaMask. App ya MetaMask turategereza gato ibanze loading ndetse ifunguke. Yes guys, murimo murabona ko application yacu ya MetaMask imaze gufunguka. Iyo application yawe imaze gufunguka, ikintu cya mbere ukora no gukanda hano hasi kuri browser. Yes, kugira ngo ujye kuri ya browser nyine wandikemo ibisabwa byose, cyangwa wandikemo link kugira ngo ubashe kugera kuri page yo ku withdrawingiraho. Alright. Yes, ukimara gukanda kuri browser utegerezamo gato browser ikabanza ikiloadinga ndetse ikanafunguka. Ngiye nsanzwe mfitemo iyi browser. Ngo ku muntu utayifitemo, ntekereza ko ushobora kuba warayikuyemo. Ushobora gukanda hano hasi kugira ngo ube wayisubizamo. Ahangaha ubona hari umubare. Yes, sinzi ngo haraba hari kangahe, ariko niho ugomba gukanda iruhande rwa kano kazu, iruhande rw'aka kazu. Yes, ubwo ndahakanze. Ndagira ngo mbereke uburyo binjizamo tableau nshyashya. Then manuke nkanda hano handitse plus, hano hari ikimenyetso cyo guteranya. Then ntegerezeho gato. Alright, nibimara gufunguka tugeze ahangaha uraza guhita domamo hano gato inshuro imwe. Numara kudomamo hariya hejuru ugiye kwandikamo ibyo ngiye kubwira. Wandikamo kowa dao akadomo org, then warangiza ukemeza. Wamara kwemeza ugategereza akanya gato. Uri kubona n'ubundi uhita ugera hahandi narindi mu kanya. Yes, nizere ko turi kumwe 5 kuri 5 hano. Hanyuma ibyo byose bimaze kubaho, ugira gutya ugakanda hano hejuru handitse airdrop. Wamara gukanda kuri airdrop ukabanza ukareba ko hano hari n'igihugu cyawe, Rwanda. Ubwo ku bari mu Rwanda, ku bari mu Burundi mugomba gukoreshamo Burundi.
yes, then warangiza ukamanuka hano hasi ukaza ugakanda kuri confirm, ukamanuka ugakanda kuri confirm hano. Yes, hano ushobora kubikura rero ukoresheje OKX cyangwa MetaMask. Ngewe na linkinzemo MetaMask. Yes, ugomba kubanza kureba nimba address wa linkinze iri ku matchinga na address iri hano, ngewe ndi kubona ariyo, then ukamanura hasi. Ngira ngo muri kubona ko hano mfite kowa 430 n'ibice 194 ziri vested, cyangwa ntahita mbikura aka kanya, ariko ngomba kuzabikura buri kwezi bakajya bagira ibice runaka bampa mu gihe kingana n'imyaka 2. Hanyuma mu kwezi, buri kwezi nzajya mbona kowa 18 n'ibi bice uko muri kubibona. Buri kwezi nzajya mbona kowa 18. Yes, alright. Hanyuma rero buri kwezi nzajya mbona izi kowa, nibyo nari ndi kubabwira. Hanyuma itariki zo kubikuriraho, iyo igihe cyo kubikura kitaragera ziba ziri hano hejuru, nagiye mbibereka kenshi. Then ahanga uri kubona ko aka kajambo bita claim kahindutse umweru cyane, aribyo nababwiraga muri video tutorial yatambutse. Muraza rero ukagakandaho, kowa zawe zigahita zibara izi ngizi 18 zikajya kuri MetaMask. Nibyo ngiye gukora. Yes, muri kubona ko ndangije gukandaho, ndategereza. Yes, nimara gutegereza ndaza guhita nkanda hano hasi handitse confirm. Hano handitse confirm, nemeze withdraw yanjye. Alright, transaction was submitted. Dutegereze confirmation. Niba tubwira ko confirmation, yes, uri kubona ko transaction is complete. Yeah, transaction yacu yarangiye. Ibyo byose nitubirangiza turaza kugaruka ahangaha kuri wallet, turebe ko amafaranga yacu yagezeho cyangwa kowa zacu turebe ko zagezeho. Nakanze kuri wallet. Yes, alright. Murimo murabona ko kowa zacu zamaze kugeraho. Muri kubona ko mfiteho $42 n'ibice 17 kowa zanjye zamaze kugeraho. Yes guys, nuko nguko rero ushobora kuba wabikura kowa. Hanyuma mbere yuko dusoza iyi video tutorial, reka dusubire kuri browser tujye kureba ikindi gihe tuzabikurira. Nawe nimba ubikeneye urasubira kuri browser nyuma yo kurisivinga izi kowa, urasubira kuri browser yawe. Yes, wongere ukandi hariya hejuru handitse yes, alright. Muri kubona ko iyo tugeze ahangaha bahita baguha itariki, bahita bongera bakaguha itariki yo kuzabikuriraho nanone. Muri kubona ko April ku itariki 9 z'ukwa 4 2023 saa 9:40 nibwo nzakora withdraw, right? Nzakora withdraw n'ubundi nayo ingana na kowa 18 n'ibice 7 gutyo. So guys, ngira nuko nguko babireba, ngira ngo nkuko nari ndi kubibabwira mu kanya. Burimo murabona ko iyi claim yanjye ubu ntabwo nakongera guclaiminga kubera ko yabaye umweru wijimye. It is not possible to claim again mu gihe izi tariki 9 z'ukwa 4 zitari zuzura. So guys, ndakeka ari ibyo ngibyo nagomba kubabwira muri iyi video tutorial. Ubwo video zacu zo nakagaruka, kandi ntekereza ko zigenda zibafasha gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe muba mudasobanukiwe. See you again later.